Reka twongere tubahe ikaze inshuti mudukurikirana ku Cyizere TV ndetse n'ibihe TV show. Nk'uko mubibona njyewe uri kuri kamera ni Divine, tukaba turi kumwe n'umukobwa mwiza, nizere ko uri kumuzuminga. Umukobwa mwiza cyane, reka tubanze tumuhe ikaze. Mbere utarampa ikaze ikintu uvuze ntabwo tukemeranya, ntabwo ndi mwiza. None se uri mubi? Ndimo hagati, ntaco nico ntanico nkiza. None se abeza hari icyo bakiza, haba bihari icyo bica? Abeza nyine baba Miss Murenge n'ibindi nk'ibyo. N'ababi barashobora wenda gutinya gusaba amazi ahantu runaka, none nje ndimo hagati. Ahubwo uvuga ngo twakiriye umukobwa urimo hagati. Twebwe muri moyenne mbese muri make. Natirista. Oya, ahubwo ngiye guhita mpera aho ngaho. Umbwira impamvu wowe utabaye muri Miss Murenge kandi ibisabwa byose mbona ubyujuje. Nuko tukoze ikiganiro twicaye nawe ubundi ndi mugufi cyane sinari gutambuka. Ariko nabonye hari harimo n'abantu bagufi. Okay, Miss Murenge wenda nzaje muri ubutaha ntawamenya. Imyaka ntizabiri kukujabuka. Oya, iyo bazabafatira nzaba ntarayigeza. Si 25 bazabafatiraho. Nzaba ngiye kuyigeza cyane ntarayigeza, ariko sinoburamo umwanya namuse nagiye. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ntabwo uragerayo. Ndacari nkaho hagati na hagati. Oya, none simbuza umwana ga n'uwabyeyi bakirera bagiheka mu mugongo. Aha. Yego, tuguhaye ikaze, ndagira ngo wanze utwibwire mbere yuko dukomeza. Okay, ku mazina nitwa Ingabire Jennifer. Suko kose. Ndi umunyamurenge. Birashize keretse ushaka kumbaza kintu. Ninguma kwikiriza ngo ko numva ibibazo biri gukomeza kuza. Hanyuma njyewe nkuzi Ingabire Jennifer afande. Siryawe cyangwa ndaritoraguye? Afande nyirango nagasirino. Tuzamenya amakuru yaryo neza, ndashaka kuzategura show yo kuri launching. Kavuye he? Mu by'ukuri nako wanyitiriye nagasirino, ntago ari izina ryanjye cyangwa se nta nubwo ari n'akazi nkora ku buryo banyita afande. Nagasirino just. Wakiswe nande niba atari ibanga? Reka mugire ibanga kubw'impamvu z'umutekano we, kuko hari n'abanyita amaneko n'ibindi nk'ibyo, ariko sibyo. Rero uwarinyise ntago mwibuka neza, ahubwo ubu ngubu nuko risigaye rinyitwa n'abantu benshi, abantu benshi basigaye barimpamagara. Sometime hi afande, message nkumva ndumiwe, ariko iryo zina tuzoryigaho naryo. Yego, murakoze cyane. Kuri uyu mwanya Ingabire Jennifer umunyamakuru ndayazi yose. Jennifer ni mukobwa ki? Jennifer umuntu uraho usanzwe cyane cyane uri sociable, ukunda Imana, ni kanisa ndumubekazi kuko sinotera keretse ari uko byagenze, ariko muri rusange wenda nk'akazi nkora ni umunyamakuru muri no minsi, ndetse n'utundi tuzi tuye two ku ruhande umuntu two gushaka umugati ntago yatubura. Aha, kumbona ukiri umwana mutoya Jenny, ubwo watangiye gushaka umugati cyangwa uracyawushakirwa n'ababyeyi, ibintu nk'ibyo nyine? Umuntu wese utari iwabo ajya ashaka ukwabaho. Rero ntabwo ndi umwana mutoya kuba ntashaka akazi, kuko amplisi niba ntari ku ishuri egare kuba ndi gukora, ntabwo no kwicara gusa. Hanyuma rero Jennifer, njyewe nkumenya nakumenye kuri Gakondo TV. Ubu ngubu uhagaze he, ugeze he, bimeze gute? Kuri Gakondo TV abantu benshi ni naho bamenye, ni naho nazamukiye ku bintu bijyanye n'ubunyamakuru. Mboneraho gushimira timu yose ikorana na Gakondo TV, yaba basiyo n'abandi bose, kuko niyo hantu nazamukiye. Uyu munsi wa none aho ndi nabo ndabibakesha, ariko mu by'ukuri kuri uyu munsi ntabwo aribo turi gukorana, ariko bitanatewe n'uko wenda tutakorana, ahubwo ari uko wenda
twashatse guharira gakondo nk'amakuru ya radiyo cyangwa se amakuru ari kubera iwacu duhitamo gusa nkaho tuba tubihagaritse ariko ubundi kubarizwa kuri Ndera TV abantu baze kugenda bayirebe still n'abandi gukora umurimo w'ubunyamakuru kandi biri kuza bimeze neza mu by'ukuri. Niba wenda ntago abantu barakurikirana ibiganiro ukorayo ariko ndatekereza ko ari ibiganiro biri rusange ngira ngo biri rusange cyane cyane biri gospel kuko hari nk'ibitaramo by'abakiki twagiye ducishaho ariko n'ibindi biganiro bisanzwe buriya n'ubuhamya bw'umuntu burashobora kuba bumwe muri gospel buba bwafasha undi muntu kugira hava n'ahaja rero muri rusange n'ibiganiro bimeze nk'uko cyane cyane biri muri gospel cyane cyane. Hanyuma rero Jenny nk'umukobwa w'umunyamurenge ndetse ubasha guhaguruka agashakisha ese iyo ubona hari nk'urubyiruko wenda rudahaguruka rutari ku ishuri rutari mu kazi ubatekerezaho iki? ntawe uzi imibereho y'umuntu biratandukanye buriya wasanga hari ukuntu bameze bafite uburyo kibabayeho ariko ukuntu ngenzi hano muri Kenya udakoze ntugire na sponsor bawugusora mu nzu nta mikini haba ariko rero mboneraho kubabwira buriya nubwo umuntu yaba agufasha nawe iyo ugize ikintu ukora bimutera courage kubera ko niba wenda ari nk'amafaranga kugenera per month uramutse yabyaje umusaruro ubutaha noneho nawe yayaguhereza ukiyongeraho ibindi 5,000 byawe ntegereza ko ibintu birushaho kugenda neza kugira ngo wicare gusa nanone abicaye bafite uburyo bwo kwicara courage nyine nabo bakomeze baryane ariko muri rusange gukora ni byiza kuko nko mu rugero rwacu cyangwa se urubyiruko ejo n'ejo bundi umuntu azaba arimo wiwe ese nushika umugabo akabura ifaranga muzojyama mwese rero ntekereza ko gukora ni umuco mwiza. Jennifer Afandi hanyuma Jenny iyo wumva bavuze ngo ubutabazi cyane cyane nk'ijambo riri gucicikana mu magambo wenda akoreshwa cyane iwacu byumva gute? Impamvu mbikubajije no kubera ko nakomeje kumva amagambo agiye garukaho ku bijyanye n'ubutabazi. Kuri wowe ubutabazi ni iki? Murakoze cyane. Ubutabazi burimo uburyo bwinshi butandukanye habe n'ubu nyine umuntu aguhaye wenda nk'icyo kurya warushonje abagutabaye ariko muri rusange wenda reka tubivuge dukomoje wenda ku ntambara ziri kubera iwacu ibintu bimwe na bimwe twese tuzi nk'abanyamurenge bitari kugenda neza mu by'ukuri njye nakomeje kubivuga kenshi ndi gushishikariza abantu yuko udashoboye wenda kugenda ngo aje ku rugamba yagira umusanzu atanga runaka ntekereza ko wenda muri ayo mavideo wagiye wumva nico byari bishatse kuvuga ariko mu by'ukuri nkomeza gushishikariza nyine abantu ejo bundi yarako navuze ndabaye ati noneho ubwo ntagiye nanje n'ubundi reka ndeke kubwira abandi ariko mu by'ukuri urashobora gutanga message ikumvwa n'abantu barenze 5 ariko wenda umwe ikamufasha rero mu by'ukuri kandi ikindi navuga aho ngaho gutabara ntabwo bigira uduce cyangwa se ntibigira abantu bagomba gutabara abantu bari bose bashobora gutabara habe n'umumama habe n'umukobwa habe n'iki twese turashobora gutabara rero mu by'ukuri impamvu nakundaga kuvuga biriya bintu yarebaga ari inkuru ibabaje kwa nshaka gushishikariza abantu ko bagenda ruguru bagafata igihugu natwe tukava mu bupanga tukareka gukomeza kuba mu bihugu bitari ibyacu rero mboneraho no kugira ngo bashishikarize abari ready tuzogende abatari ready nabo bagume hano gusa nuko nyine ngo iyo umuntu ari kugenda n'ubundi amahereza bari mu nzu witini tugenda ahantu hose hatandukanye ariko wenda the final tuzaba turi iwacu ruguru.
rero mu by'ukuri ubutabazi burimo uburyo bwinshi, wotanga ifaranga zawe, wotanga umwanya wawe, wosenga, ariko mureke wenda gusenga tubiharire ba sokuru na ba kaka, ariko bafite imbaraga bagira icyo bakora. Niba bakora cyane bari hano bagatanga umusanzu wabo, cyangwa se niba banamasha bakajya kuri firidi byaba ari byiza kurushaho. Denifa ubu ngubu ntabwo ari ukucyatsa, urumva ko bavuze ngo duhaguruke tugende, kubera ko buri muntu wese afite impamvu ziwe. Arakubwira ati ngewe rwose ruguru bitewe n'ibyo yahaboneye, akavuga ati ntabwo nasubirayo. Undi nawe akavuga ati reka da ndi mu byanjye hano arafatishije. Urumva ibyo bintu kweri bavuze ngo dufate iya mbere tujye wagenda. Ngiye ku rwanjye ruhande nogenda, gusa none ntanakuyeho impamvu nyinshi zoba imbogamizi ku bantu batagenda. Mu by'ukuri hari umuntu ureba ukabona wenda hano amajije wenda gukora business yaragutse imeze neza, yatekereza gusubirayo akabona ntahazayihera. Ariko mu by'ukuri nanone dufite abantu basize ibyabo. Hari nk'umugabo tuzi yabaga muri Amerika, arahava yarafite uburyo ashobora kuhaba, ndetse wenda agiye no kubona ubwenegihugu, afite umugore afite abana agomba kubitaho, ariko arabisiga mu munsi wa none agiye gutabara. Rero hari abantu bo bafite navuga nk'ishaka cyangwa se umutwaro atakumva ko haba impamvu yatuma reka, ariko hari n'abandi bafite impamvu yatuma ureka. Ubu nyine hari n'umunsi w'uyu nguyu ushobora kubwira ati wewe uri umunyamurenge, akubwira ndi umunyarwanda. Rero abantu bose duteye bitandukanye, ariko mu by'ukuri iyo twasenyeraga umugozi umwe tukabyumva kimwe twese, ntekereza ko bavuze uwo munsi wo kugenda twogenda, cyangwa se bazonabigire wenda nk'itegeko, baze buri nzu bavuga ati, cyangwa se bazavuga wenda ni nk'urugero kuri UN cyangwa se ahandi ahantu hose hahurira nk'abanyamurenge, akaba ati nibaze, bashika bagasanga hari imodoka gusa ziri kujana hacagiye baja harya ni muri iriya nkambi baje bagatwara abantu babajanyemo, niba ari Gakoma sinzi ahandi dada. Rero mu by'ukuri kugenda k'umuntu ni ku giti ciwe, kandi wenda hari n'uburyo umuntu ashobora kubivuga ati nogenda cyagera igihe cyo kugenda ntagende. Rero mu by'ukuri ayo ni amarangamutima y'umuntu uko abifata, kumva uburemere bwabyo. Rero turatandukanye. Umugani wawe uravuze ngo hari n'umuntu utabasha kugenda bitewe n'ibintu bibi yahuriyeyo. Hari umuntu wavuga ati ngize amahirwe mbonye aho mbonera amahoro, ariko kuri ariko amabwiza ukuri nta hantu umuntu abonera amahoro atari iwawe. Uzariwe nk'abanyagihugu duturanye usanga nyine bameze neza, ariko twebwe nyine icyo njye navuga cyane gisa nkaho kibabaje nuko tutabona opportunity yo kuba twakora utuzu twiza turenze kubera ko turi w'abandi. Rero kabisa uwo kwanga kugenda sinzi aho guco yaba yishingikirije. Hanyuma iyo ubona nka bariya bana bavuye ruguru bajya baza bapfakaye, nkawe nk'umukobwa mugenzi wabo ukareba noneho n'utwana afite, uriya muntu iyo umubonye ubyumva gute, ubitekerezaho? Agahinda no kubabara no kumva ko ahubwo noneho ngize niyo navuga ko ishari, ati iyo tuza kuba turi iwacu tumeze neza, ibyo byose ntibyari kuba biri. Rero mu by'ukuri bari abana akenshi ujya usanga tugiye no kubara mu myaka, iyo wasanga tunangana, cyangwa se hari n'abo ndutari kugasanga nyine buriya buzima kaza yapfakaye, ibintu ntabwo bimeze neza, ari kubura n'ubushobozi bwo gutunga abana. Ntekereza ko aho ibyo ngibyo byo twajya tubona twamara tukagira ishaka ryo gusengera iwacu ndetse no kuja gushaka uko byagenda kugira ngo twongere tubone amahoro. Mboneraho no gushishikariza abantu, buriya niba ufite tunabivugira wenda nka kuri twavuze ngo hari abantu baba bariyubatse bafite ibikorwa runaka, ubonye umuntu nk'uwo gira icyo ukora kubwiwe, umubere umugisha, agira ikintu agukuraho, wenda nashika umugurira imyenda y'abana, ibyo byose azajya ahora akwira. Iravuga ati uriya muntu nageze mu gihe nk'iki ngiki. Njye hari ahantu nagiye nca mu nkambi nyinshi zitandukanye bari mu buzima buteye ubwoba, ariko abantu bose bagira igitekerezo cyo kubafasha, dukomeje kubashimira cyane. Ndetse
nk'urubyiruko hari abana b'urubyiruko benshi nabonye bafite uwo mutwaro niko navuga mu by'ukuri akenshi banaguhamagara bakakubwira ati hari abana twumvishe ngo hanyana ko hari umuntu uyu n'uyu ese waduhuza nawe cyangwa se hari umuntu waba uzi umeze gutya na gutya. Ntabwo wenda nko mu rubyiruko nta gihe mujya muhura wenda mwebwe ngo nk'ibyo bintu mubiganireho? Mu rubyiruko dufite abantu benshi bari kubikora, tubonera gushimira abantu itaba Sabine ndetse n'abandi bana bose bari kugenda bashira wenda imishinga yabo mu bikorwa. Ni byiza kuko rega deje nabura no butabazi, kuko niba wenda uhaye ubushobozi bw'umwana akajya nko ku ishuri nta kuntu utabugize naburi butabaye pe, kuko umwana niga ejo n'ejo bundi azagira icamarira igihugu. Ariko muri rusange urubyiruko ntago wenda turahuriza hamwe twese cyangwa se mu turere tugiye dutandukanye, ariko ntekereza ko ari umutwaro twakabaye dufite wenda nka kesi y'urubyiruko twati wenda ku kwezi nta mafaranga cyangwa tuzakora iki ngiki. Rero mboneraho gushimira ababigeze kure kandi n'abatarabikora dushaka ubundi buryo dushobora gukoramo ubutabazi nubwo tutajya ruguru. Denifa kuko ahenshi tugenda tumubona mu bikorwa agenda agaragaramo mu by'ukuri nk'umwana w'umunyamurengekazi wisobanura. Na proud yo kuba ndi umunyamurenge. Kuko hari n'abatabyemera. Hari abatabyemera ariko wowe turagushimiye kubera ko umuntu nanone niba hari ikintu ari gukora arushije ubundi aba agomba gushimirwa. Yego. Kandi ibintu byose ntago bijya biza ngo bite byitura ku bantu, ahubwo hari ukuntu bigenda bizana impinduka gake gake nyine n'abandi bakagenda bisangamo ibyo bintu bari kubyumva. Kuko ubu ngubu hari umwana ushobora kwicaza ukamubwira ati se wowe biti akakubwira ati ngo mimi ngo sitaki kusikia hizo ngo ibi biri kubera ruguru ngo ntago ashaka kubyumva. Iwacu ni iwacu, home is always home. Nta kintu nta hantu heza haruta mu rugo. Home is the best. Ko wakora cyose icyo wajyamo cyose ibihugu byose tuzajyamo, habe nanje wenda umunsi wa none ndi muri Kenya ejo nkazaba ndi Burundi cyase ndi he, ariko ntarasubira ku ivuko ntarasubiraho sokuru n'abandi bose bari batuye, mba mbona ko n'ubundi kirarajaye. Muri make turajarajaye. Nanone kuko turi hano tudahari, ariko usanga hari abatuye wenda nk'uri kudufasha hari ku buhanga bwa kamera, kuko we ikigaragara we yarakize afite za kamera, ubu wanamubwira gutaha ntatahe. Rero abantu nyine twese tugiye dutandukanye kwa imitekerereze. Ntazataha niyo makuru mfite. Byanashoboka pe. Reka tugushimire Jenny, urakoze cyane kuduha umwanya wawe. Reka dusoze namwe tubifuriza amahoro ya Nyagasani, tubasaba gukora subscribe, gukurikira ibiganiro byacu, share na like, byose comment, kudushigikira mbese byose birakenewe. Ibiganiro nakagaruka, mwari kumwe na Divine Pascal.